ndakuvana. Muramvugira ngo amen amen. Uvuge ngo aho tugiye haruta aho tuvuye. Niba hari abumva ari byo bavuge ngo amen. Birabujijwe gusiga inzu ya so ngo ujye mu nzu irutwa n'iya so. Itegeko riturutse i Siyoni riravuze ngo ugomba gusiga inzu ya so, ariko weretswe indi nzu idemina iri hejuru y'inzu ya so. Birabujijwe. Itegeko rihana abacuruzi. Haleluya. Birabujijwe gucuruza uva hejuru uje hasi. Ayo mategeko agenga abacuruzi bafite inyatsi. Ahubwo umucuruzi, ayo mategeko ni ay'abanyenyatsi. Abanyenyatsi uva kuri miliyoni uja ku bihumbi 200. Iryo si itegeko ry'abagenzi ba Gisiyoni. Abagenzi ba Gisiyoni igihe ucuruza uva kuri 200 uja kuri miliyoni. Mbega inzira iwacu ntizicepfo. Uwaciyeyo arahari. Yaciyeyo ngo twe duce hejuru. Muhari muvuge ngo amen. Birabujijwe kuva iwanyu urwaye diare ngo nugera mu nzu y'Imana uze kurwariramo rubaga impande. Nta gihindutse, ahubwo uvuye mu buzima bwiza ujya mu buzima bubi. Kuva mu Egiputa egare kuva mu buretwa, ariko ukajya mu gihugu cy'isezerano. Abizeye ko aho tugiye ari heza bavuge ngo amen amen. Mwari muri aho ariko haleluya. Ntabwo mbumva haleluya. Umwanditsi aravuga ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzagira ute tuzaha. Yaravuze ngo koko ndababazwa, ariko sinabigereranya n'ubwiza bwaho ngiye. Uwitwa Stefano aravuga ngo ntubabareho iki icyaha, inkoni n'amabuye banteye sinabigereranya n'igihugu ngiye kujyamo, ariko ndasiganirwa kugeraho dutegekwa. Umukristo aravuga ngo ngenda umukristo nzahora ndiwe nubwo batampumuriza. Icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Uyu mugaragu muje mwitondera guseka abarutanze muri Bibiliya, nawe ntiwari warutangira. Yaravuze ngo haleluya. Byatumariye iki? Bizazana nyungu ki? Quel intérêt plus fort que nizihe nyungu ziruta izo twari kuzabona iyo tugumi iyo twari turi? Iri tegeko rirategeka ngo sheni nguki ngo yerekane inyungu ziruta iziyo yavuye. Yego ivuge ngo kera ntitwari ubwoko, ariko uyu munsi turi ubwoko. Uwacu aravuga ngo bakundwa turi abana b'Imana. Uko tuzasa ntabwo kurerekanwa, icyakora niyerekanwa tuzasa nawe. Bivuga ngo tuva mu buzima tujya mu bundi. Aho tugeze ni heza kurusha aho tuvuye. Muhari muvuge ngo amen. Ibasha gukora ibiruta ibyo. Yaturokoye urupfu rukomeye, n'uyu munsi iri kuturokora kandi kidukomesha umutima. Twizeye ko izakomeza kuturokora. Kadutuze gatoya. Uyu mugabo haleluya, kuva kuri mushumba abe bishop agomba kwerekana inyungu ziruta
izo yari kubona iyaguma iyavuye. Umudamu wicaye agomba kwereka umugabo we inyungu ziruta izo yari kubona iyadakizwa. Turimo kugendana biro mwicaranye ngo ibyo nibyo twaje gushaka. Twaje gushaka ibyo twari duhe ibiruta ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dutekereza. Twaje gushaka ibiruta ibiriyo twaturutse. Kuri ubu ngira amahoro atemba nk'uruzi. Abisi ntibagize ute? babwira Yobu ngo ko tubona wihaye ngo uje kubaha Imana. Wavuye ufite abahungu 7 none aho ugeze nta numwe. Wavuye ufite abakobwa 3 none ntugira nakaja kuvoma amazi. Wavuye ufite ingamiya 1000 none ntugira niyo kuvuga umuti. Wavuye ufite amakime usimbuka none ntugira n'ikirenge gishinga. Wavuye ufite inzara none ntugira n'urwo kwishima uri kwishimisha urujo. Wavuyeyo ubonana na madamu akaguha kabizo none usigaye urara arebye Kongo na urebye Burundi. Tubwire nizihe nyungu ziruta izo wari kubona iyo utava mwibyo? Ndashimira Yobu arababwira ngo gukiranuka kwanjye ngize ute? Ndagukomeje. Naho napfa nzapfa nyiringiye kugeza ubwo nzapfa. Sinzikuraho kuba inyangamugayo. Uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri. Amaso yanjye azayireba. Sayundi mureke kuvuga ibyo. Ambikiye byinshi, amfitiye byinshi. Afite amapiyese de roshanje. Azanteraho inyama, azanteraho ibikanu, aziyunuza, azansubiza igituza, azansubiza urubyaro. Aho ngiye ni heza, azanshumbusha. Ababyizeye bahaguruka batera haleluya. Imana harimo inyungu, harimo inyungu. Bwira uwo mwicaranye ngo harimo inyungu. Ahari kurira ariko mu gitondo impundu zizagira ute? Siko bizagira ute? Ntawe uzakorwa n'iki. Aba tuna matunda kuna mbere. Ndi kubaganiriza ngo ingata yikorera umusaraba n'amakuru. Ingata yikorera umusaraba n'amakuru ufite. Iyo ufite amakuru umusaraba uroroha. Iyo ufite amakuru umusaraba uroroha. Kandi hahirwa abafite muri bo inzira zijya he iyo bageze. Cyitwa kuko bafite iki? Bagihindura iki? Bagenda bagwiza iki? Iyo banyuze mu mazi, iyo banyuze mu muriro, kuko bafite iki? Iyo bageze ku ntare, kuko bafite amakuru.